mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nshimira ubufatanye bwiza bwanjye namwe, nshimira abantu mureba video za Fofo TV show, nshimira abantu mwakoze subscribe, muraba ingenzi, muraba agaciro, mbese mbahorane inshuti zanjye. Ubu rero tuje gusokoza umusatsi wacu tugasa neza, twagenda dusirimutse. Abasirimu ba Fofo mumeze mute? Mumeze mute? Basirimu dukundana. Tabanza tugasokoza nyine umusatsi kugira ngo uze kuba umeze neza. Ntabwo nshaka ino video iza gutinda. Abantu mwavuze ngo tuzabindike umusatsi, sibyo? Kamanze nciyemo ku mavuta, ndumva mpaze. Abantu mwavuze ngo tuzabindike umusatsi, ndahari ku bwanyu, twiteguye kubindika. Ubutaha tuzaza tubindika umusatsi wacu. Narababwiye ngo ugomba gusiga amavuta ukumva ko yageze ku ruhu mo hasi. Umusatsi uzamuka usa neza. Ndumva ko uyu musatsi umaze kumva amavuta noneho ko byagenda kose. Ibyo abamama beza, sibyo? Meze mute? Maze kumva amavuta, noneho dutangire dusokoza. Umana tugiye ko video yacu iratinda, gutangira dusokoza na trailer yacu. Nshaka ko niba ufite n'agasatsi gake, tugiye kwifashisha buno buroso, ariko ufite mukushi hafi wayifashisha. Nuko mbonye ko nta mukushi ngiwe nari mfite hafi, sibyo? Mfashe uburoso, nta mukushi nari mfite hafi, ariko nimba uri umubyeyi jya ugira na mukushi. Noneho urabona ko tumaze kuwutunganya umusatsi wacu, kuwusokoza. Ngiye kubereka, bizabafasha no kuri ba bantu bafite agasatsi gake. Tangira ukusha burya, kusha hano ku mpande, dukeneye kuryama cyane. Nimba ufite agasatsi gake, ndagusaba kuzabikora ibi bintu nkweretse. No mu gasatsi gakeya birakunda cyane cyane cyane. Najyaga mbereka ntakushije, none ubu ndakushije. Mubonye ko nkushije he? Ku mpande. Ndabasabye hejuru ntimugakushe. Ufite n'agasatsi gake ndaje nkwereka uko wegura, sibyo? Usa nk'ukegura aka k'imbere. Hano usa nk'utsindagira, wowe ufite umusatsi mwinshi. Uzi ko ushaka gusokoza ukajya washyize umubano kandi nta mubano urimo. Ari ugusa neza k'umusatsi wawe no kumenya kuwukosha neza.
urabona ko noneho ntabwo bishwamaraye sibyo kuko twibuke ko twakushije. Mbereke n'inyuma uko bimeze guys. Muri kubona bimeze none ukuntu bifite gahunda, si bifite gahunda guys. Imbere urabona ko ari ibintu biryoshye bifite gahunda. Aha ngaha ndabona habaye nk'uko nifuzaga ko haba nuko. Turengaho hose ndabona biri ku murongo nk'uwo nifuzaga ko bijyaho. Urabona uramutse ushokoje gutya sibyo, mwihangane nshisha akayiponisha aho ngaho ndi kuyaga. Gahunda ni ugusokoza ubu ngubu. Oh my god, arangiza ugacisha agapuderi kawe. Kugira ngo ureke kuyaga niba ari ahantu ugiye. Nabwiye ko iyo umaze gusokoza usiga aho agapuderi. Igenda usa neza. Twige rero gusirimuka, twige gusa neza sibyo nshuti zanjye. Sibyo nawe rero ndakwifuriza gusa neza, ndakwifuriza kumenya gusokoza neza gutya sibyo neza. Nawe bigerageze kugira ngo ahantu ugiye bajya bavuga ati uriya mama arasokoza ko. Ndabashimiye rero ngaho mugiri ibihe byiza, tuzasubire naho gutaha.